nzakomeza guhatana sinzacika intege namba namenye neza ko Yesu ari kuntegurira ibintu byiza we ibintu byiza cyane namenye neza ko Yesu ari kuntegurira ibintu byiza we ibintu byiza cyane nasigamirwa icyo Yesu yamfatiye nzakibona byange bikunde n'ubwisinduka nzakomeza guhatana sinzacika intege namba namenye neza ko Yesu ari kuntegurira ibintu byiza we ibintu byiza cyane namenye neza ko Yesu ari kuntegurira ibintu byiza we ibintu byiza cyane ibyiringiro bidakuka byo kubana n'umukunzi wanjye Yesu Kristo umukunzi mwiza igihe kirabinyereka ko ari hafi kuza mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho ibyiringiro bidakuka byo kubana n'umukunzi wanjye Yesu Kristo umukunzi mwiza igihe kirabinyereka ko ari hafi kuza mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho ibyishimo biruta ibindi umunezero ibyishimo biraruta nawe ibyo tuzagira tugeze mu ijuru ntibigereranywa namba birenze ibitekerezo birenze uko tubivuga ibyishimo biruta ibindi umunezero ibyishimo biraruta nawe ibyo tuzagira tugeze mu ijuru ntibigereranywa namba birenze ibitekerezo birenze uko tubivuga ibyiringiro bidakuka byo kubana n'umukunzi wanjye Yesu Kristo umukunzi mwiza igihe kirabinyereka ko ari hafi kuza mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho ibyiringiro bidakuka byo kubana n'umukunzi wanjye Yesu Kristo umukunzi mwiza igihe kirabinyereka ko ari hafi kuza mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho mutima wanjye ngaho nturiza kuko ndi hafi yo guhabwa uruhisho icyo gihe nanjye nzaba mpari icyo gihe Imana turi kumwe icyo gihe abamarayika bariri icyo gihe Yesu maze afata ijambo ngababona apfiriye ngababona acunguye bizaba umunezero utigeze kubaho bizaba ibyishimo bitigeze kubaho
ijambo